inzoga ugira ngo ntiryoshye reka tujye Deo ndakumva twakwitabye rero ubu dutegereje icyo tubwira natubwire rwose numva n'icyaka twari tuzanye hano kwa Pimake kirimo kigabanuka oya kiragabanuka ngaho Deo tubwire tuguteze yombi cyane oya muragira se ngo hari ikindi kintu nabatumiriye gikomeye reka da nagira ngo turangize ya dini mumaze igihe munyirukaho mumbaza kugira ngo turebe uko tuyigenza nyine none si ibyo mwambwiraga muracyabikomeje umva nawe udutabo twa sheke turatugendana n'ubu tubwire niba wavuye ku kejo duhite tugushashura tutavuye aha ese uko se ariko rero buriya nuko ari mwebwe nyine nuko ari mwebwe ariko nkaba mbizeye ko mudashobora kumvamo naho ubundi ari abandi sinshobora kubitinyuka oya turi abantu natwe reka twari tubizi ko uri umuntu w'umugabo utaterera na bagenzi be mu kibazo akarekanisho rwose humura hariyo amazu tukubwira tuzayubaka vuba vuba burya abantu bazajya kurabuka nyine twarujuje mbese ku buryo nyine nta kibazo yaba kuri wowe yaba kuri twebwe none se Deo za zindi twakwemerera uramutse uduhaye biriya byangombwa byo kubaka tuzigusinyire nta kibazo wumva nimuzisinye ariko nyine ni mwebwe mbikoreye gusa muramenye nimuzandaburi ufite ikibazo ufite ikibazo rwose niko Deo n'umuntu uri umuntu wacu se hari umwanzi wagutera kuko aturutse iwacu reka ahubwo se ikwe nakavuga ati nimwandangira akagurishwa umite mvanama yo kukishyura ko umugore w'iwanjye amereye nabi washaka imodoka yigengaho wamereye nabi rwose ibyo birori uhafashe iriya yanjye nkitumira izindi kuko n'izo bizinesi njya nzikora kandi ndaguhera make rwose biroroshye rwose biba bigomba kwikora ese papiya ndakuriye se eshanu ntiwaziryara maze nanjye nkagera n'utwo nsakura kuri aya ngaya mu mpaye nkareba uko natwo nadushyira ku nzu yanjye irimo kubaka ikagira aho yagera ntakubeshyi rero Deo nanjye niyo yageze inaha impagaze kandi urabyumva ko ngomba kuruhuka ariko kuko ari wowe ongeraho nka magana ye sibyo turi kuma 500 ntitwabirangiza nimukurirane turi kuma wowe urabyumva ute ko ntacyo uvuga ariko urumva atabanyunamye nkora oya humura arabakuguriye neza ubundi se ntibamugereka eshatu bazanye nemeye guheba 500 kandi buriya bwoko bwose iriya modoka nayo iriya zigeze kandi iriya yavuyeyo rwose ntabwo kandagira hasi nayikuriyeyo ntugiye ngo ni bya bintu oya ntabwo zirasabagira rwose ariko siko wagira ngo umugore wanjye muramuzi akunda ibintu biba bitarasabagira bibe gasheke hanze hariya numva hari mushyiriye nka kariya wenda yaryama agasinzira oya rwose ntukibabariza akana kanyoko wowe kandi uburyo buhari wari waratiza ahubwo ukamere nk'abagabo batiza ahubwo se niko Deo ndakumva iyo umugore wa Karambizi agendamo yose papiyasi wayimuhaye n'igihe wayimuhaye iriya unabonye ari nziza ari icyakaka nta nubwo ari okaziyo Deo niyo nizo mu ruganda umva nkubwire ahubwo ubanza ari nayo yatumye iwanjye umuriro wabo ubanza abagore ari nk'abana bazira icyo babonye rwose ariko uzi kugira ngo umugore abone mugenzi we agenda yicaye wahamiriza kandi atamuje urugo urya ntigeze ku mugore uwo ari we wese ntazakubeshye n'abacu nuko n'abandi nuko ntazakubeshye magenzi wanjye dore nibashake simbabujije uwasubiza ubusore bwanjye no kongera gushaka umugore yaranzengereje ngo buri munsi ngagenda atera intambwe umuhanda ngawutera imetero nakubwiye niyebere wagezeyo buri mu ntambwe itagaruka urubyiruko rw'ubu babyita ngo ni ukurya rege nta mugore ubishaka rero nahebera urwaje rero wararongoye hebera urwaje ngaho yewe nimuyakuremo ayayo mu nka yasigaye sinshoboye urushako rubi we ese urushako rubi niwe amajyambere ishakira mu ruhoko ko ntibaza amoko ubu ngubu ibyo nari nariyemeje byose mbivuyemo kubera urushako ubugutu umugore araguhumuye maze rero ireke zuko se ndabonyemo akajyamo mu bintu byinshi rwose amahameze n'inde yakijuka wa kabiri va ku giti dore umuntu ahubwo
muka wajya waba umugabo tugiye kujya tukurangira n'izindi diru oya niko bimeze hanyuma tujye tuzikinana maze urebe uko iminsi mike utaba ufite cyarukururana nk'abandi bana bose kugira ngo se bariya bayakura epi make zana kandi kantu sha niko wagira umugabo mugenzi wawe nugukora niko bimeze no gukora twebwe ntidukora reka mbitege amazi ndebe ikibazo nta kibazo kirimo rwose iyi modoka zirimo kumvugiriza amahoni napfumukishe sinabimenya kamakara rindebe ese ko witegereza imodoka yawe kugira ngo ukebe uko kuvugirije amahoni wawu noneho ko ari ukijya kuba umugore w'igihe cyane rwose sigiye kukubeshya rwose ndeba yaragupfobije rwose niko wagira ngo ni marayika uyicayemo ariko nawe sohoka vuba aho gushimira dore byose n'ibyo ubikesha ntiwumva ze uri umuntu w'umugabo cyane uze nzakwisura iki koko kuba waramfashije umugabo wanjye akangurira akakagendesha ko kugira ngo uzi ibi byo ukoze ntibihagije wayibonye ariko kwibabwira ni akanyabugore keza da ese shawe utansebereza imodoka n'abagabo barayitwara ahubwo se abagabo bigondera nk'iyi ni bangahe barayagisha ariko nizere ko ubudeho none hafashwe nk'icyana cy'ingagi si mademi diswa ubu ni mademi diswa ariko nawe gusa urashaka kuvuga iki ubwo se we ntubyumva ushaka kuvuga ubwo ntubyumva koko ni buriya mu gitondo saa sita na nimugoroba ni wowe na wenyine rero n'umuzi yabaye nk'uyinagiye gusa habe no kunjyana ahantu ngo tuyimeneho amazi kunagira ariko ntacyo ayinagira ariko nyigigimure nk'abandi bagore bose bihayeho muri uyu mujyi ibyo nabyo rero mwijyanira ahantu tuyitaye niba yumva yaraguhimye si byo wese kuri inshuti y'urugo hari ikibazo aho wanjyana hose ngwino twigenda dewe wapfa kumva ko ari wowe turi kumwe gusa atari ikindi kigabo kinyikubanye nta kibazo byamutera nanjye nta kibazo yagira rwose ngira ngo nawe wumvise yicaranye ahantu na Viviane nawe nta kibazo rwose wagira areshya se reka ntabwo ubeshya rwose umugabo wawe se kari intama y'Imana ugira ngo ninde wamugiraho ikibazo maze n'umugore yishakiye amubona bigoye nkanditse uw'abandi nyendekera umugabo ashangiye umutunze n'ingize ubwiza bwe sibyo sa nanjye negizaga reka nkubwire burya ibyo wankorera byose nzi ko mvuga rimwe ugakora ibyo ngusabye ubundi nkaba nzi ko utanca inyuma nta bindi ubu uri umugabo wanjye nemera rwose noneho mbese dewo wamushyize mu gapfusi ku buryo nta na kimwe yakwangira wakimusabye ikimenyetso se si iyi modoka ureba imbere yawe ariko umugabo wanjye si ubu namunganya iki ntacyo wamunganya icyo napfaga nawe ko ari uko aca akenge nk'abandi akamenya icyo gukora hari ikindi ahubwo se kwirirwa agarira ngo amafaranga yose yaherekeje ku nzu ahaguriye imodoka yakuye he kandi ndakuzi ubwo urashaka kumvomamo amagambo barabazi di barabazi uko ubizi se hari icyo tujya duhishanya mu miryango yacu ndabibwira se ko azabinyibwirira hari icyo byihorere hari icyo ntakubwiye yaciye akenge nyine amenya icyo gukora maze n'inzu turaje tuyuzuye mu kanya nk'ako guhumbya wari wavuga iki se ariko ibintu ujya kwemera biba ari byo rwose dewo noneho ndamwemeye niba agiye kuba umuntu w'umujyama rwose tugende se ujye kumfasha gutaha iyi modoka yanjye nyine kandi ko ugiye kumvira turayitaha wowe mbwira aho ushaka hose uje kumbwira tuzikubita ibiboko tugiye n'i Rusizi dore ko ariho kure muri iki gihugu ku mazi nyine iyo ngiyo nyine ujya wumva icyo ngukundira rero ntujya wigavura jya imbere ngo ukurikiraho parikaho twagiye reka kuko ndabona bahagaze uzi ko bahagaze kubaka ariko uwanyereka ku gatekamutwe kampagarikiye abafundi niko karori
byangeze bita umuntu ubabuza kubaka ninde ari hehe patro nyamara birakomeye ibiki bikomeye nanakubwira rwose kuko bidashoboka kubaka aha ngaha ukangukananira rwose ndababwiye ngo mwubake mufate imyiko mufate ibikarayi byose mubifate mwubake njye mfite ibyangombwa nta kibazo ahubwo uwo mugabo ndamubuze ngo tubonane ari hehe yemwe bahu ngo nimuzamuke ku gikwadi vuba mbare rwose ubu uri hano kuko bambwiye ngo baragaruka kureba ko twasenye sawa gusa ngaba ariya noneho nikaze nkabaza impamvu kiha kunyitambika imbere nta soni yewe we naturi ku mana barazanye umwuka byarabwe nakubwira erega ubanza ari umukobwa bakoze wo kureba abantu bose baba akantu hatemewe naturi ku mana bari kumwe ngaho namwe nimwirebere mubonye aho turi ku mana uyu nguyu yubaka kandi mu gishushanyo mbonera nta nzu zateganijwe niko turi kuma ndakumva babanje kukwereka igishushanyo mbonera ngo umenye igiteganyirijwe hariya oya ntabyo twarebye ariko rwose nimutubabarire ababyeyi ntabwo twari twabirebye rwose niko mwabafundimo ko nababwiye ngo musenye mukanga mwishingikirije iki ese nyirayo mwamuhamagaye ni njyewe rwose ndi hano nizanye ni kwa mugabo ndakumva uretse kwigiza nkana ngo nuko mu Rwanda nta myuzure tugira iyi nzu yayo kuzayibamo imyaka ingahe tarambasa ahubwo kandi wabona afite ibyangombwa ndabifite rwose yewe n'abatekinisiye barabibonye kandi barashimye none se ubu ngo ndabeshya si ngibi original ntabwo ari pirate rwose namwe ni mu birebe mwababyeyi kuki nabura kubaka koko nimunsobanurire ndebera nawe afande bose ni mu birebe neza umuntu atinyuka gutanga ibyangombwa nkiba ku bakantu nk'aha ubu kuko aba afite ubwenge aba yarahasuye se simvuga menshi uyu wabisinye bamaze kumufata ahubwo aba bagabo burira imodoka tugende duhurire nawe kuri polisi vuba dukeneye gucukumbura iki kibazo murira imodoka ndabona kirimo byinshi abasigaye vuba musenye ibyo bintu ariko se musenye basenye ariko basenye none se cyangwa namwe tubatware ko mumujyanye se batatwishyuye abafundi n'abayedi ndabakizwa n'iki oya agomba kujya kwisoma umugabo wanjye ko ataza abitera kandi karambi nizere ko ibyacu twabisize hanze humura yewe ndi umwana asenyewe ko bakina ikinamico dore n'ukuri haje amatsinda angahe ahaguruka we ntawe uzamo humura yewe arashyiraze apfa kuba afungiye muri iyi gereza gusa nta kintu kwanza nguriya aje muri ririya tsinda dore rije dodododo nguriya reka twegere ahubwo dusure twakubonye ukiza sheri yoo nuko wabaye washizemo n'ukuri yaho ngaho dewo yore ntabwo ubuze bwo kumwana w'amaboko ntuzifuze nari mucu wawe yakora nk'ibyo nakoze bituma uza kuwucumbikirwamo nabagiye mu mayago sinabasuhuza muramukije ntiwumva mukomere cyane uraho dewo yewe umwanya wanjye karambizi wamuherekereje umugore namuherekeje rwose yahangana ariko turaho nyine ariko ifungwa ryawe na n'ubu riracyampungabanyije uzi ko hari igihe ngira mu gicuku ngakaba kabiri iruhande rwanjye nibwira ko hari ngafata ubusa erega ntawe bitagezeho ingaruka ifungwa ryawe singiye kukubeshya rwose kuko nta n'umwe wigeze abishyira mu mutwe mu bantu bawe ko ushobora gufungwa ubwo se mbabwira ngo ndamukabakaba nkamubura ugira ngo ugomba ntongeye gufatanya amaso ngo nongere nsinzire birumvikana ndakanura maze bikamubwira ngo nibaza ukuntu ngiye kubaho nk'umupfakazi narashatse ni ukwihangana nyine akaje karemerwa yewe hangane nawe ni ukuri hangane dewo komera rwose karambi umva nkubwire muvandimwe wanjye ndakumva rwose mumbabarire mumbere hafi y'umugore atazagira icyo abura rubanda rukantahira urugo oya humura tuzamuha hafi rwose nakwiyahura we biramutse bibayeho bityo humura oya humura rwose nakwimanika humura dewo humura karambizi ndahari rwose ntacyo urugo rwawe ruzatura
rwose ntakubeshye dewe mu nshuti wari ufite Karambizi nasanze koko yari inshuti nyakuri y'urugo mu gihe abandi baduhaga urw'amenyo gusa yari yasomye igisese mutangira kurya kataribwa niwe wambaye hafi igihe cyose arankomeza Karambi Imana izakumpembere byese nabonye icyo mvuga rwose nishimwe yo yabishoboye ibyo uvuga kuri Karambizi nibyo cyane rwose maze yahise ngira inama yo kuvugura amakonti yacu ngo atazavaho bayafatira ngo asigare amaramasa ntacyo gutunga umwana usigiye mwarakoze cyane rwose mwakoze neza byibuze ibyo wanjye ntabwo azabura amata cyangwa ye kutiga mu ishuri ryiza oya humura rwose none se iriya nzu siyo twubakaga buriya ibyawe bizagenda bitera aho buriya leta ntiyemeye ntizahita yiteza kugira ngo yishyure amafaranga nayicishije dewo humura rwose iyo nzu uvuga niyo nafashije madamu kuyigurisha rugikubita kuko nanjye bakigufata nahise mbitekereza humura rero icyo ntikiguhangayikisha na gato rwose none se wumvaga nkubwira ngo Karambizi yambaye hafi ukagira ngo ntacyo yakoze kigaragara kugira ngo se n'inzu yamfashije kugurisha gusa na ya modoka yawe byagendeye mu gihe kimwe ahubwo se ko ayo mafaranga ari menshi uzayamaze ikira uramenye ntuzayapfusha ubusa byibuze n'ikiburoko ariko nzi ko umunsi nafunguwe ntazahera ku busa oya humura rwose naho atari ibyo naba afunzwe nk'imbwa nazava muri gereza n'ubundi ngakomeza nkibera imbwa ubwo nawe abyumve nyine ntazapfusha kuri konti itazwi ifite umutekano ubundi nyine nzajya nkuraho yo kuntunga n'umuhungu wawe hanyuma nyine nakugemurira mu nk'ukungu humura rwose nzagerageza kubyitwaramo kigali dewo rwose nanjye singiye kukubeshya humura nanjye nk'inshuti y'urugo nzamufasha kugucungira umutungo neza nibiba na ngombwa tuzawubyaza undi rwose yumva se ko Karambizi we uburyo wagize inshuti yagira inshuti nkawe Karambizi rwose nakoze rwose si nk'aba papiyasi bacutse maze nkabakora ibyo bifuza bamaze kubona ibyo twakoranye byanze bahita banyitakana bose none banteje rero yewe dewo ntukavuge ngo uvuge n'abariya bashera ubu se ko bacishije deminani none bikaba bikuri hejuru bungutse iki abangotse ke bungutse iki none se nyine ntibyabaviriyemo gucisha leta amafaranga kandi batari kuzigera bayatunga ni hahandi habo ntawe unanira umushuka koko burya ngo ananira umuhana akantu nari narihagazeho none nziza akamanyu k'umutsima nizere ko nanjye utambara mu bagushoye mu manyanga ariko njye nabonaga n'abandi bafite imyanya nk'iyo wari ufite babikora ntibigire icyo bibatwara bityo rero nagira ngo nawe nuko bizagenda rwose rero muvandimwe rwose mbabarire icyo nifuzaga n'iterambere ry'urugo rwawe nta kindi nari ngamije rwose Karambi umva nkubwiye ndakumva humura rwose ruhuka urakoze rwose kuva maze kumva ibyo wakoreye urugo rwanjye nkimara gufungwa menye koko bya bindi byose wambwiraga na za nama wangiraga byari ukugira ngo nanjye ntere imbere rwose nta kindi nari ngamije pe sheri nanjye mbabarire kuba naragushyizeho inkeke ngo ngurire imodoka nizere ko ahangaha uri utarimo kubyicuza humura mugore wanjye gusa niyo ntayikuguriraga byarashobokaga kumbaho ariko byibuze ubu ngubu ndahari irahari izajya igufasha kunjyanira umwana ku ishuri inagufasha muri gahunda zitandukanye z'urugo rutera imbere humura rwose nanjye ko wansize niko uzansanga ubwo naho utaha nyine nagarutse kukumurira yego ariko zibuke no kunzanira umwana wanjye asuhuze ubuse ntibyaba ari kumwangiza mu mutwe wabonye aha hantu uri oya amaherezo y'inzira ko ari mu nzu se wese uzakomeza kubimwisha kugeza ryari yagize nuko wamuzana akansura nkaboneraho kumusobanurira ko gukora icyaha ari bibi kuko bikorera umuntu amakuba nk'aya ngaya ndimo nk'abasaziye muri gereza nzamukuzanira rwose humura sheri ndagusize ubuse kuko nzabaho ni nagufite yewe ihangane nturi wenyine ahangaha ni nanjye ndagutekereza kandi ufite n'inshuti nzima nka Karambizi kuri hafi aho rero mugenda amahoro yewe nawe usigara ndi kandi rwose nimugende mwishimye madamu rwose ihangane rwose umurungi genda wishimye udatuma nanjye nsigara ndira kandi ndi umuntu w'umugabo ngaho bayi nimugende Karambi ndakumva asuhuriza umugore wawe umubwira uti nimukomere cyane yewe ndamugusuhuriza murakoze cyane rwose mugende amahoro kandi nawe komera wenda komeye nta kibazo ndakomeye ihangane rwose urako nzagukora rwose ariko uyu mwana
kuvuza radiyo gutya bari mu biki? Nibwo Kayite se karame mama, ubwo usakurisha radiyo gutya uri mu biki? ubu ndimo kuyivuza cyane koko, uzi ukuntu nkunda iyi njyana. Oya yewe biba binyimenera umutwe jya ubivuza gahoro. Ese mama, uyu munsi turajya koga? Ndabajyanisha iki se kose amafaranga yakukumbye yose ngo agiye muri misiyo azaza azanyandi? Ibaze ni ukuri. Ubu mu modoka yanjye nta n'ikijojoba cya esanse kirimo. Koko ariko papa buriya yabaye ati ubu se kuki yadukoze ibyo ngibyo koko? Naza nzamubaza impamvu yikunda akatureka. Ntamwe se mumaze kubibona ko rimwe na rimwe azana ibyo kwikunda? Erega ndi mukuru mama, ubu se nyobeye ko usigaye wirya ukimara kugira ngo dukomeze kubaho uko twabagaho papa yigaramiye. Ngiye sinzi uko papa yabaye muri iyi minsi. Nanjye ntyo mwana wanjye, nawe se yajyaga akora ibi byose ariko byibuze hakagira ikigera mu rugo. None asigaye arya utwo akarenzaho nayo mba nakoreye ngo afite crise. Iyo crise idashira imaze kunyobera. Uzi ko mperutse kumwaka amakaye yanshiranye, yarangiza akambwira ngo nimuvanaho iyo miteto ngo njye mbikubaza. Nuko yabaye nyine nanjye nsigaye mwaka ikintu gikenewe hano mu rugo ho kukimpa cyangwa ngo mpakanire neza ko nta mafaranga afite yo kukigura, agahitamo kunyuka inabi. Ngiye rwose nzabimubaza kandi nzamubwira ko yabaye umupapa mubi kandi twaramukundaga. Sha muzaye mumbwirira hari yenda mwebwe yabumva nk'abana be. Nzabimubwira rwose. Wowe uri na mukuru rero ntacyo naguhisha nk'imfura yanjye. Bimeze gute se mama? Uzi ko inzu twari twaratangiye kubaka ngo tuve mu bukode yaheze ku madirishya? Nibyo? Gusa ubu ntegereje ideni yatse muri banki ko barimuha. Aho tuzicana natarishyiraho uko ryakabaye ngo dukure muri ubu bukode. Yo. Mama, reka two kumurenganya noneho numvise impamvu atakitwitaho uko bikwiriye. Icecekere ntubizi. Ubu se agombye kwaka ideni muri banki ahembwa make? Ubu se ko nari naramubwiye ko nzihambira ku bitunga urugo aya akajya ku nzu, wambwira ko ayakorera yashyira hehe ko hagiye gushira amezi n'amezi nta mufundi n'umwe uyigeraho? Aya mazi iki se mama, ko nta n'umugati wo muri supermarket ajya tuzanira. Ngewe rwose ndambiwe n'iyi migati yo muri karitsiye. Urarambirwa se ugira ute nyine mwana wanjye? Mushatse mwatangira kubumenyera kuko ndabona ubuzima twabagaho bwarahindutse. Nuko nyine murimo kubaka ngo tuve mu bukode, buriya nimwuzuza inzu yacu natwe tuzongera tubeho neza. Reka dutegeze iryo deni yatse rireze rirangiza inzu, ariko byibuza ideni azajya ava ku mushahara we yuzuza inzu. Gusa ibi bintu se arimo birimo nkete sinzi icyo nkinzi. Mama, ukuntu twitaho ni inkira nzagukiza, ahubwo reka nige cyane nzaba umudogiteri. Yego sha, ntiwumva ko ufite imigambi myiza? Komereza aho nanjye nubwo bimeze bityo ntacyo uzamburana ngo ukunde wige neza kimwe na bene nyoko bandi. Reka ahubwo nigire kwisubiramo amasomo. Mukavuge ngo nabwo ikira gicucu cy'umugabo. Ariko ubundi buriya namushatse mumirije koko. Ubwo rero uzi ko inimero zawe zimfata. Wati barakubeshye. Kandi ubwo uzi ko nkubeshye. Besha nyine. Nako karamize nakubeshya rwose. Ubuse mubyaranye bari abana bose ari ufite mukunda. None se nabamukunda nkaba nibereye kumwe nawe murede nitwitetera nk'abana bato. Wendye umutima di. Oya. Ubuse none dutahana uzamusubiraho nanjye nkajya kwikubakuba mu Rwanda ngenyine nk'umupfakazi. Kandi nawe. Niyo mpamvu rero muri iyi weekend ari nge nawe kubyo tuzabugenderaho kabiri tuvuye ahangaha. Wowe iturize nge ndi kumwe nawe rwose. Sinzibagirwa dukubitana mu bwiherero hari iwanjye wagorobereje iwacu. Yawe yawenye mutsawe. Kuri maze ugatangira guta inkondo uri umuntu w'umugabo. Uranyibukije we. Byihorere. Ibitekerezo byandwaniyemo nyikubona. Singiye gukubeshya. Narebwiye ntese ngo ufate ku ngufu biciyo byakaciye. Ariko nawe ngo sabe se ku neza. Yose mbona n'ahantu twari dusiza wiwawe na muke wanjye byarabura. Abaganiro wowe. Amazi aragenda ikaburara koko. Ariko nyine nahise nguhigira kuzakubona. None ndagufite neza mu biganza byanjye. Ariko karambi mbwira uretse ubuhehesi bw'abagabo b'iki gihe. Mva kandi ubuhehesi. Ko niki wasanze ndusha umugore wawe? Uriya se kari ipondezi yo gutera amagi gusa hari ikindi kintu. Maze yabaye nk'ikirunga cya Karisimbi cyazimye ku bwa Gahindiro. Mbese
iyo muri kumwe biba ari ukurangiza umuhango abashabiyehorera urabivuga urabizi nuko biri rwose ntibirwaririza ngo ujyaho nkubeshye se njyewe mperuka ibyishimo nyimushaka kiriya agakobwa gateye neza ubu ngubu byagiye nka nyomberi noneho amariye kubyara yabaye nk'umuvure wubitse mu mfuruka yabaye nk'iki kigore cyangwa kitamaye agaciro ariko mama simwe mutugira gutya se mwarangiza mukatwinemeka mbabarira di wese kutabaye nkawe ni wabyaye mbese ko kuva kera mfata regime mu nkomeze taye yanjye we rero yabaye umugore wishimiye urugo abyibuha mu kavuyo none dore uramwigaritse shariko sha yewe niyo mpamvu rero ngomba gukora ibishoboka byose nkakwegukana ko bizaguhenda ba ngo bimenda aya bizaguhenda ni ukuri aya rwose dore nk'ubu ndashaka ijipe nkava muri kariya kabasumba gutira umugabo yansigiye ijipe se urumva se wajyamo nkureke twigumanire ko hari abandi bagabo bashoboye bari batangiye kundeba karanze urumva wajyamo ibyo nabyo nta kibazo hari amafaranga natse muri banki ngo nkunde nuzuza inzu yacu yari yaheze ku madeyi aho ntangirira kwikundanira nawe maze yo nkorera hafi ya yose akagucikiraho ngo akancikiraho nta soni oya yewe ni uburyo bwo kuvuga wirakara oya nawe ahubwo nyine nakubwiraga nyine ko iryo deni natse bihindutse nzari kuguriramo iyo jipe wifuza maze biviyana n'urubyaro rwe nibashaka baziyahure sibyo sinshobora guhara ibyishimo rwose ntiwumva ko uri umuntu w'umugabo ntugende nk'akarambizi n'iyi umva ko de wazafungurwa akansanga ankuye he abagabo muzi icyo gukora se mwamukundiye bakarambizi nyine turahari ahubwo nagira imana buriya buroko azabugwamo ariko burya icyaha ni kibi koko ku muntu nitunze n'icyo nshatse cyose mu rugo rwanjye none barangirira agakombe k'imvungura iwanjye nta kibuza ariko ubundi uyu mugore utakingeraho yabaye amahoro n'uyu munsi urarangiye kuko atangezeho ndabona rukara nashakaga ari nguriya kuko araje reka muhamagare rukara we yewe ruka karame mugwari rukara sha karame niko biti zikomera komera yewe kubanza wasuwe noneho wowe asuwe rwose mbonye amaherezo umuntu ngeraho none se we na n'ubu umugore wawe ntarakwibuka ngo aze kukureba aha byibuze yanzanira n'umwana wanjye akansuhuza ariko se ubona nk'ubu yabaye iki koko ikibazo rwose ubu nabona ko ngiye gupfira muri gereza ry'akataribwa kandi naramusize mu rugo rwuzuye rufite byose wasanga hari undi mugabo barimo kubyishi,manamo abagore urabazi oya sha iryo risubizaho uri ko uyu mugore wanjye ntiyabikora ntuzongere no kumvugira ibyo bintu iruhande kuko bituma mpungabane birampungabanye cyane ariko ntugatete ubuse Karamagi wahindutse ikiragiye yaravugaga hano n'umuzi ndamuzi yagizwe n'iki kiragiye si umugore waje kumusura yikoreye Nyarwege yaramusize ari isugi mu zindi reka da agose aravuga iki none se genda Karamagi ibyo ariko ntaho bihuriye ntabwo umugore wanjye yabikora n'ukuntu byatumye mva kwizima ngakora ibidakorwa harimo no kugira ngo ndusheho kumushimisha nk'urubavu rwanjye nihebeye Nyagasani yumva kwifuza kwawe njye namaze kubona ko ibintu byose bishoboka iyo mbonye uwiwanjye ngezeho nubwo yaza rimwe mu mwaka rwose shimira Imana byibuze ko aba akintekereza ariko rero nanjye wa mugani rukara ubanza ishyamba atari ryera uzi ko agiye kuba amezi hafi angahe atangiraho ibibazo rwose urumva ubwo mama aheruka kunsura ndamutumye iwanjye ngo agenda ndebere niba ari amahoro singahe n'uwavuze ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ibyo rwose mama ntako atagira ariko byanze bikunze umugore wanjye yararwaye si gusa kuko atananyibutsa agahungu kanjye kamunyibukiriza akaza akansura kandi nako akakanzanira tangira usobanukirwe ko byose bishoboka maze ibyo nakekaga niba nawe ntuzadwirukana ikiragi kandi wavugaga ntujya wumva ko abagore ari inzabya zoroshye oya none zizakoroha se umugore wanjye niwamutinyuka yamushukisha iki koko ko ntacyo abuze ivatire nziza si umva narayimusigiye amafaranga se niyo yamushukisha ayabite se inzu yacu yagurishije twendaga kuzuza yose ntayafite ayo yayarenga akajya kwiyandarika yaba yarapfuye ahagaze
ariko ntukabe umutesi ngo ukabye buriya se yagutugarikaga ngo umugurire imodoka abone ukurahe kandi muri no kubaka cyakora koko yungaga mu ry'abandi se agusaba kurya za ruswa azi ko utarimo kwirahuraho amakara wagiye ureka ariko sha rega nuko biryoha biryana ariko ubundi imituku bampereje kugira ngo ndekure ibyo bipapuro gusa sha ntabwo wayitesha atari umugore ugushoye rwose kubeshya n'ibi bipe nari naririnze no gutekereza ibyo bintu kuko nzi ko kubyikura biba bitoroshye rero ndakumva iyo abantu bamenyaga ubuzima tubayeho hano kumve ko ibyo bishashagirana bashukisha ari uburoko baba barembutse ibyo byo yaramaze kumenya ko byose ari ubusa ku mugani w'umubwiriza wo muri Bibiliya byose muri nko kwiruka inyuma y'umuyaga yasha nawe wikabye wowe se imyaka bankatiye ninyi nangize sizanyenda iyo mituku nasigiye umugore wanjye nkayikoresha nkongera nkazanzamuka urambabaje mugenzi cyangwa ntuzi ko Karamagi navugaga dufunga nko hano yahindutse kiragibutse imitungo y'ikigo yayoboraga yanyereje none umugore we ngo akaba arayigabiye agahungu rwose ka feke bakorana amabi ari nako kamuteye inda ahubwo se sinumva ngo kamaze kumutwika iyo ndamaze gahita kigendera kamunyanganya iyo mitungo yose ngasigara baririza ikirari cyabo mbanje utabizi ibyo narabyumvise buriya ngo kamaze kuyimukiza nibwo yaciye bugufi yibuka umugabo we Karamage kandi rero amwibagiye nk'ibi birimo kukubaho ubwo ngo nyamugore yahise amwarira mu gakiza dore ko Yezu yagowe nawe nanjye mbikenge cyari kumutinyura kongera guhinguka imbere y'umugabo yari yarataye ashoreye n'iyo nyarwege nta kindi cyari kumumara ubwoba bwo kugaruka aho yahemutse uretse agakiza ubwo nyine ngo yaje azi ko aje gusaba imbabazi umugabo we kugira ngo yigishe nyine abantu ko agakiza kafashe maze ajya abona hasaba amazi ngaho nawe mbwira ubwo Karamagi yaruhiye ikiyirundaho imitungo y'ikigo yaragijwe none akaba azasohoka ari umutindi nka Semanonga ibaze koko wahora n'iki koko ikibazo rwose wahora n'iki ukagira imana we ubwo nyine uzatahira kuri abo bana yabyaye adahari amakobwa abwira abagabo koko none nanjye byaba bimeze bityo ariko ewe ni ukubitega amaso byo ntabwo byoroshye ni ibyanjye bizi imana mwuka agira imana byoroshye rwose bizi imana ukaba ufunze umugore akabyara mutigeze mubona nako byago bibwira abagabo hano nsigariyeho sheri ko mbona ushaka kwigendera kandi uyu munsi ugomba kunsohokana nk'umwamikazi mu birori nakubwiye dufite ku kazi mva mbese ibyo utangiye ntubizi ko ndi mu bakozi bubashywe muri kiriya kigo ku buryo nanjye ngomba kuhacana umucyo ngeze imana ubikomozaho rero nari narabuze aho mbihera nguhakanira ko ntawe njyana nawe rwose ubwo se urakomeje cyangwa urimo kwivugira ndakomeje iyo tutajyana se urumva njyana nande twashakanye none se urashaka kumbwira ko nta bapfakazi mukorana kandi bari bwitabire ibyo birori niba bahari se bimenye none bo bari bubafashe bande none se niba baragize ibyago abafasha babo bakagenda hakiri kare kandi babizira ntibabizira ariko rero ubimenye ko bahari ntabwo wenda cyafite amahirwe yo kuba ngifite umufasha wo kuntetesha akansohokanaho nifuza hose ubwo igihe nikigera nanjye simbe nkigufite nzabyakira maze njye nijyana nta pfunwe yewe ndagusetse umufasha ukigutetesha ariko yewe sha watangiye ukabyimenyereza hakiri kare se ko mbona nta gihe kinini mfite cyo kuba nyibara n'umugore utazi kwitaho nkawe ariko kuko papa Kayite ni wowe umbwiye gutyo koko ndabikubwiye ngewe Karambizi urumva nagize igihe cyo kugukunda ukiri umuntu nawe unamwe ifite gukunda inzovu urumva abantu umeze nkawe rwose nugiye kuzandyamira umunsi umwe nkiburira umwuka shwe ntacyo bimenye se ko unshaka nari umuntu umukiriwe rero none se kuba unyurira uyu mubyibuho urumva wowe nta ruhare ubifitemo kuba nsigaye ngana mbese wumva mbese ntunkangishe ngo bitewe no kubyara n'umurungi yarabyaye kandi ntiyahindutse igitugutira nkawe urumva ariko ubwiye ungereranya n'abandi bagore utashatse wumva nta soni ufite uracyari umugore se wowe none se urabangereranyaho ngo ugende ubashaka nabashaka rero ntukeneye urumva abagore bazi gufata amarejime bakaguma ku mataye barahari urumva buriya umurungi wamutandukanya n'umukobwa utarabyaye niba si imibiri yacu itameze kimwe wabikoraho iki ubuse n'ijye mugore wa mbere washatse utabyibushye akabyibuha ageze mu rugo niba undambiwe wabimbwiye ariko ukareka ibyo ntakurambirwa se ahubwo ngo wambara akamini nk'abandi bagore se
wagacisha ahubwo n'ibyo bitakujya wagira ngo ceceka sinshaka no kongera kukumva. Urashaka kunjijikisha mu rugo? Wa mugani ndarutwa n'umupfakazi kuko wanjye we ndabona yarapfuye ahagaze. Ngo iki wa mugore? Ugeze naho nukase ngo napfuye mpagaze? Ntasoni. Kandi ubwo nakumanyura. Wirukana imbwa kenshi ukayimara ubwoba. Kabikaho ihakunkoraho gusa maze urebe. Urase nkoraho. Ariko papa ubwo waretse mama ko kuramushaka yi. Mvombe sakanaho. Mama sinyine. Ese byanyu kubyitereye mute sha? Si mama sinyine. Ubwo rero wowe urimo kumviriza sinakubwira. Kavanga wakagenda. Ndekera abana ntacyo bagutwaye. Mama icecekere cyane wamenya shitani yateye muri uru rugo ubwoko bwayo. Mame yawe se yarateye muri mwebwe mukandika ahubwo. Reka nanigirira ahubwo. Uri kubisuragiye. Mama papa mureke ndakuherekereza hari yagize ngo ntiwabyaye uri inshiki. Reka njye kwitunganya ndetse mbwire na musaza wanjye twese tukugaragire. Sibyo mama? Yego bana banjye. Nyagasani yarakoze we wampaye abana beza nkamwe bo kumpoza akagahinda kose. Mana shimwa warakoze. Nizere ko ari Karambizi wanzonzuje ngo twiryohereze. Fisi namwohereje kwa sekuru numva dufite ubwisanzure buhagije. Reka ndebe ko ninyuzeho neza ra. Aka kamini noneho nshyizemo karamushyira mu binyenyeri. Reka njye kumukingurira. Sheri, injira sha. Injira. Ego, ngo Sheri, kuva ryari se nyoko buko wawe yarahindutse Sheri wawe? Se burya niwe mukecuru. Ibyo bikoreye se nibicyura bigananaye. Ngo iki? Aho kubanza ngo nture duhoberane dushirane urukumbuzi urambaza ngo ibyo ngutuye nibi? Mpobera se mpobera ntundeba. Ndakubaza ibyo uje weheha na hano. Ye baba we, iki si gitangaza ra? Tangaza se nyabaki. Kuva ryari sumbaza ibyo ntuye umuhungu wanjye? Aha se nibeshye si kwade umuhungu wanjye. Reka wibeshye umuhungu wawe nta kibarizwa hano. Nta kihabarizwa rwose. Ayiwe, ese ubwo wambaye ute muko? Nawe se urabibona ko ntakire wa mugore waza guturaho ibyo bitindagasani byose nk'ibyo ngibyo uje wikoreye ngo utuye umuhungu wawe. Rahira. Ndeba neza umenye ko ntakiri wa wundi uzi. Ye baba we. Ubu ngubu umukecuru nahindutse umwana muto nk'abandi di. Urumva? Yego shenge. Niryo bere se Fisi yakuruye rizongera rihagarare muko. Ibyo se urabishinzwe. Ngenda kubwiye ngo mbare gatatu wasohokeye ahangaha. Ngwiki? Urumva? Aha nta mwanya ukihafite na bene wabo wa Deo bose. Ntacyo ngipfana namwe. Urabyumva? Baroga bwinshi barakabura. Bande. Wararozwe si gusa. Ubu se n'umurungi umukazana wanjye ndeba imbere yanjye urimo kumbwiza inani na rimwe gutya. None wagira ngo ninde? Ni ngewe umurungi rwose nyitegereza undebe. Oya we. Ndeba unyitegereze. Uzagenda ubwira umuhungu wawe ngiye ari mu kurya imvungure ko ntaho gihuriye nawe. Urumva? Nanjye ngo nikoreye ubushera nzaniye umukazana wanjye mbegisi. Ngibiki warunzaniye? Reka nanjye mere nka wundi wari wiviriye mu mahanga bakamwegereza ibyo bidobogo byawe uje wikoreye. Ayiwe. Noneho akavuga ibyo bisupu barabinywa. Ye baba we, mbega ngo umuhungu wanjye arapfusha umugore agihagaze. Ni igitangaza n'ukuri. Mubizi se ko wajya kubizana ukabisangira n'umuhungu wawe? Musange yaborera mu buroko mujye kubisangira. Ngewe rwose sinarereshejwe bene ibyo ngibyo. Reka. Basi wampamagariye akuzukuru kanjye kakansuhuza nkabona kuguha rugari n'abasheri bawe warutegereje di. Utanyanduriza umwana iyo myate yayo mu ntoki rwose. Usibye ko nta nuhari. Genda ahubwo urimo kuntesha igihe. Undi mwana nari ntegereje nkakwibeshyaho ngira ngo arubugera ahangaha. Genda mukecuru. Harya ngo ababyeyi ba kera barabasuzuguraga bakavuma. Nge si nkuvumye. Imana yo mu ijuru izaguha ibikwiranye n'ibyo ukoreye umubyeyi nkanjye. Ngaho ndagiye n'ibisupu byanjye muko. Genda. Amakopaint uhorana udushya dutuma inyubako zacu zihora zikeye. Amakopaint yakemuye ikibazo cya zamastike ushyira ku birahure zigasatagurika nyuma y'umunsi umwe abafundi bakiri aho ngaho. Niba ushaka mastike nziza Super Sol, Epoxy ndetse na Stone Finish Gana, Amakopaint muradusanga i Gahanga mu cyanya cy'inganda Remera na Nyabugogo ndetse n'i Rusizi no muri kinkayiri zose mu gihugu. Hamagara 078 94 71 941. Amakopaint uguhitamo nyako.
baba we ndebera nyabusa uriya ni wa mukwe wacu wabaye kuriya ndebera nukuri arimo araza ariko ukagira ngo arimo aragenda ye baba we ariko wowe urasetsa sinakubwiraga se umukobwa wawe yabaye ikigenge nta kimugeraho ukamakanya urabona yagira uburoko akagera kutitabwaho n'umugore yasize hanze maze akamera niko se mwana wa ni wowe cyangwa twakwibeshye rata twisubirize urekane na nyoko ubukungu w'umugezi uraho rata dewo muraho babyeyi iyi nzira muyibwiwe n'ikira nyabusa se umubyeyi yakubagirwa umwana twicaye turavuga tutireka natwe turuhura umukobwa wacu tuze tukugereho umukobwa wanyu ariko nizere ko atari umurongi muvuga niwe nyine ahari muravuga undi mukobwa muba mwabyaye none se urumva twaba tuvuga nde wundi atari umurongi umugore wawe twagushingiye umurongi tuvuga da nta wundi rwose none se ahubwo mujya kuza mwabanje muramuvugisha wabajije mama wese singuyu se wavuganye nimugoroba wamubwira mwana we ibyo muze yakubwira ni ukuri ninjye rwose twari twivuganiye ngo niba yari afite gahunda yo kuza kukugemurira byihorere ko uyu munsi twamuruhuye none se biragutangaje ariko bimeze rwose birantangaje cyane kuko umukobwa wanyu muvuga niwe mugore wanjye aheruka ahangaha hari bakinkatira imyaka nzamaramo hano muri gereza niba yaragize ngo hari bankatiye zeru bikaba byaramuteye guhungabana ibi ari byo byatumye atangiraho rwose simbizi nanjye mbikenge impamvu wabaye gutyo yanda ngo urabaza ibyo uzi gusa urabona aba bose badukikije bafite ababageraho babaye mwana wa twari tuzi ko bimeze gutya rwose turaza guca ku mukobwa wacu twumve impamvu yaguterera murakoze cyane mwa babyeyi mwe nimwe nagira nanjye ubu ngubu byambereye urujijo kuko nzi ko ntacyo nafunze upfa n'umugore wanjye rwose nta kibazo twari dufitanye ahubwo se wa munywanyi wawe mwajyaga muzana iwacu ukirambagiza we ntakikugeraho ngo aguhe amakuru ko nabonaga ari inshuti ikomeye y'urugo rwanyu yego di harya ntiyitwaga karambizi ndabizi rwose nta bintu byanyu byabaga arimo rimwe na rimwe muri nawe ubiyoboye ndumva ari uwo rwose oya niwe rwose ntabwo mwamwibeshye karambizi yasuye rimwe ari kumwe n'umugore wanjye ubundi n'umugore angarukaho rimwe nyuma yaho kuvuga usibye mama unyaruka akaza akangeraho igihe cyose uko basuye nta wundi muntu wigeze ansura nta n'umwe wigeze angeraho rwose none se n'agahungu kawe ntajya akazana ngo kagusuhuze nako yakazanye rimwe nyine icyo gihe aheruka hano ariko mwebwe ndabivuga mukagira ngo biroroshye hagiye gushyira hafi umwaka wose urumva ntamuciye yaba yananyoherezaga n'ako gahungu kanjye byibuze kakamuza agahinda byihorere mwana byihorere uvuga ikibazo cyawe tukigize icyacu humura n'ako gahungu kawe tuzakakuzana murakoze cyane rwose ahubwo se ntitwagasize iwacu iyo tubimenya ko atajya kakuzana ntituba twakakuzaniye none se ntitwanze kukabwira ko tuje kukureba kugira ngo katagira agahinda ni ikibazo rwose ihangane rwose ntabwo tuzajya twirenza imigo ibiri tutakugezeho ni ukuri rwose murakoze cyane babyeyi banjye imana ibaha umugisha ihangane mwana wacu murakoze maze musuhurize umwana wanjye turamusuhuza humura nzamukuzanira mwana murakoze cyane babyeyi banza usomeshe sha banza mwe kuri aka kaji rwose hanyuma nyuma y'aka kaji turaza kuzana n'akafe nyine nako naguhishiye nyine ndaza kugukorera siripurize bya bindi batarize bajya bita ngo ni multipurize ntaribi byoga nyanja twatumije ubundi tubivongonyore twirire rwose muraho mwana wa muraho mama noneho ndabona byihuse kugira ngo ngereho ngusure ubundi hari igihe nandikishaga ngategereza ukaza narambiwe neza neza ibyo byihoreye mubyeyi maze unyibwiriye ibya gahunda nagutumye yo kundebera uko iwanjye byifashe mwana wanjye se ndabikubwira mbihereye ko nasanze iwawe ari umwaku oya kandi udatangira kunkura umutima mama ihangane madamu se yararwaye ntakiva mu nzu niyo mpamvu atakinsura ntakingeraho rwose
nushaka ubifata utyo kuko n'ubundi uko namusanze ni umurwayi si muzima. ariko simbwira winyigije amatsiko mama, none se yarwaye ate? wasanga naramukuyeho amaboko ko yanyibagiwe kandi nawe atibereyeho. nagira ngo nkubwire ko umugore wawe yabaye ikigenge ku buryo nta n'umuntu acyubaha. oya da, ndakubeshyera iki? umurungi wanjye umugore nishakiye mukunze nuko yabaye. aha, mbega isi nimbi koko, nta mbabazi igira. wakubwira impenure yari yambaye aho mu rugo iwe ubwo yazaga kunkingurira ngo ninjire. ibaze uretse ko hari undi yari yakambariye kuko nabonye atari gusa. ariko mana yawe, ubu kuko nahiye ntabwo ikindi ndamuza kuburira ahangaha muri gereza ngo ndashakira ikiza uwo nihebeye. cyangwa ntukaze kandi ntugahere, binyeretse uko isi iteye. ihangane mwana wawe, ihangane. tekereza ko nari musuye mushyiriye ubushera nk'uko byari bisanzwe ugihari. maze yarangiza akambaza ngo ibyo bidobogo ndabijyana he? maze yungamo ibyo bisupu murabinywa? abivuga nk'umunyamahanga utazi ikinyarwanda. yewe mbese ndumva hatari umuzungu ari ku ruhu gusa. nabyo nashaka azabiba. sinabonye ariho bishya bishyira. ubwo uzi uko asa? cya gikara cyiza yagiraga wakabyara we wakibona ubu se? ashwi data we. reka ngo ndakubitika. ihangane. ubu se agahungu kanjye kabayeho gate? iyo aba yanyitiraga nuko umwana byibuze maze ibindi bikagenda kaca. umwana se aracyamwikoza ashwi, maze amubuze kujya muri ayo mabi ye ngo yibera mwa sekuru. igihe kinini niho akimara ngo atamubangamira. urabizi mama, umva nkubwire. ndakumva mwana ibyo wawe. biraruta rwose aho kugira ngo aboneke umugani wawe ayo mahano. urumva nyina aba yiriwemo. icyo kora ariko wambwira abantu bandaruriye umugore, wabambwira rwose nkabamenya. sinzi, nagerageje kwinja abaturanyi ndababaza n'iby'urugo rw'umuhungu wanjye mbona rusambuka byifashe bite. bambwira ko urugo rwawe rwaba rwaratashywe n'umugabo w'inshuti yanyu. n'ubundi arega ngo uwo mugabo mwari musanganywe. ubwo si yaba ari indi mu bagabo bagendaga iwangera? simbizi. abagabo twari dusanganywe. hazabise ari Karambizi ko muna nawe yankuyeho amabokora. kubanza arubora. si umugabo ugenda mu kamodoka k'umutuku? aha, yewe uwo ni Karambizi nta wundi. aha, mbega isi mbega bayo. Karambizi nizeraga kuko niyo wantahira urugo aho kugira ngo ndeberere aho ntari. gusa nashatse kujya kwa ba mwana ngo mbabaze iby'umukobwa wabo arimo gukorera umuhungu wanjye. ariko nsanga ari uguhomerera iyonkeje. oya, urabizi abo babyeyi bihoreye ntaho bahuriye n'ibyo umukobwa wabo arimo kuko baherutse kuza kunsura ahangaha. ese mama, ariko ubwo ngo uwo mutindi w'umugore wanjye aba yababwiye ngo ndaho ngo meze neza ngo ngeraho nta kibazo mfite kandi atakugezeho. urushako rubi we. ariko se narafungwa ko nabonaga umurundi wundi nkunda, ubwo aje guhindurwa n'iki kuko muri iyi minsi. aha, ihangane haguma ubuzima mwana wa. icyangombwa ni uko ibyo urimo bitaguhungabanya ugakora uburoko bwawe kandi uzaburangiza neza, uracyari muto. maze ugaruke wongere wubake ubuzima bushya. gusa nizere ko isi kwiyeretse ku buryo utazongera kwishinga bisi ngo bakugushe ruhabo. mama hora ceceka, ubwo utaranigwa garanyagira ngo ijuru riri hafi aha. niba ntarabonye narasibye. yego mwana wanjye, humura uracyamfite ndi nyoko kandi sinzagutererana. ngaho sigara amahoro kandi ukomere. mama urakoze cyane. umva akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu koko. urakoze cyane kandi Imana izamfasha uburoko nzaburangiza. ariko noneho wasaze si gusa ngo nasaze. ubwo urabamburekanye ibi bintu mu nzu uri mu biki koko? inzu yakubanyemo yo kugira ngo ugende wisitaza ku bintu. ese wowe se uba wabinteze? ubwo rero ngo haje inzu z'abagore amasahane hejuru y'ameza ibi bitindi gasa ni byose nanjye cyangwa abagore babiwe ibyago. ariko niba ari ugukomeza kunshakaho impamvu wanyanze neza ukareka gushakishaho impamvu ziva kugira ngo noneho ameza aba yajya hejuru y'amasahane. mva mbese agasuzuguro ke nta soni ukanshya ngo uzure umugore nishakiye.
ni nyamugore nyabakesa ubundi utazi gishimisha umugabo aho nanjye narashatse yewe naherekeje abandi nawe babuze mu gihugu. narakubwiye ngo nimba ntagushimisha uzajye gushaka indaya z'umwuga wenda wabona mwe kugeraho wumva mbese umvutage no kuruka gusa wenda nabindashima se wagira ngo ushimeho iki hasoni ugira icyashimisha umugabo noneho imyaka tumaranye yose tukaba twarabyaranye abana buze yabaye impfabusa twabaga dukora ubusa cyayisubiza inyuma hasoni uranshakaho impamvu ngo ukunde usanga izo nshoreke zawe umva mbese ngo arazana inyuro zidafashije uzifatanye kangahe nta uyoberwa uwo mwibye ayoberwa hamuhishe n'imyitwarire yawe muri iki gihe rwose irabihamye kuva ryarungereranya n'abandi bagore nk'aho atari njye mugore uzi njyewe noneho uranzindukiye rwose urashaka ko ukura inzira ku murima ndakubujije vuga rwose wimare nduzi ko havuze data wambyaye ntacyo yabyaye yaherekeje abandi ahubwo njye ndakubwiye ngo iyo njya kumenya umugore nkawe wenyine mba narishwe n'agahinda warishwe n'agahinda ngo uzabe umurungi se mukadewona n'ubu ukizi kwiyitaho nta n'umugabo afite ariko uwo mugore wa dewo uhora unyurira ubanza atari gusa ntamugucyurira aho bivugwa hanze si impamo ko winjiye urugo rwa dewo yewe hari icyo ngitinya se naramucyuye nyine umugore uzi gufata neza umugabo ureka ibyohe by'abagore nk'amwe wagira ngo byaje gushaka bitaganiye na ba nyirasenge ariko wagiye wamukuru neza utamwandagaje ngo umucire wite urarira wiriza nasone umubyeyi w'abana bawe ngo nicyohe uri icyohe nyine ndatinya kubivuga se urabizi n'ibindi ibyo nzi ni ibiki kuva ubu ndambiwe inkeke zawe n'utaruvamo ndaruvamo aho niho nashakaga rero ushyize igorora sasa niyo mpamvu wanyiyenzagaho si wowe ubyivugiye se kutakishaka noneho kugira ngo nkwereke ko ndi umugabo mwiza urekeye urugo rwawe n'urubyaro rwawe ndigendeye kandi ntuzongere kumbaririza na rimwe urumva genda rwose ntacyo mpombye n'ubundi ntacyo wari umariye wowe wari umariye iki gusa umenye ko wana wagira ko ugifite inshingano yo gutunga abana bawe kimwe no kubashakira aho ubatuza ukabavana muri ubu bukode dusaziye nukora se wowe uzabashakira icyo cyose njye amahoro urumva muri se ndarwana n'ikiriya deni rya banki twatse si cyo rizakora ideni rya banki seri rimwe nagusinyiraga nyine ngo bakunde bari guhe umva nyine ko wansinyiye ngo barime ni wowe se nasinyiraga ngo bari guhe cyangwa ubwo hari iryo uzanyishyurira si umushahara wanjye natanzeho ingwate hako ubundi ndagushakaho iki nyine byibaze icyo nzi ko nuko imana yandemye n'abana banjye dufitiye umugambi bafite umugambi aho ntugira ngo hari umuntu ubaho ku mpuhwe z'undi nkeka ko ari ku mpuhwe zawe ko ubwawe nakagombye kuba narapfuye kugira ngo ukunde wisanzure mu nshoreke zawe ariko nkubwire imana ihora ihoze ariko uranega iyo mana yawe ngo izangire gute icyo nzi cyo nuko icyemezo nagifashe kandi nta kindi gifite kuvugana nawe uretse kukohereza umwavoka wanjye mukavugana ku bya gatanyange nawe urabyumva waratinze nakubwira iki uwo mwavoka wawe nawe nkeneye amategeko yacu arasobanuka yacu arasobanuka se asobanuka Virunga Beer ibazana inzoga y'umwimerere nyarwanda yenzwe n'inzobere zo muri Skol Brewery Limited. Iyo nta yindi ni Virunga Gold santilitiro 65 mu icupa ryonyine rinini rifite alcohol ya 6.5% ku mafaranga 1,000 gusa. Abandi wayisangana kandi noneho bagufitiye Virunga Mist mu icupa rya santilitiro 50 ku mafaranga 700 gusa. Ifite uburyohe buhanitse ikesha kuba ari inzoga yengetse ku rwego rwo hejuru. Virunga Beer, ubuhanga buhanitse mu bijyanye no kwenga ku buzima bwacu twirinda COVID-19. areze ngo umusore bwa nyuma nkitwa umugore we uriya kanyagwa arimo araza dore ngo arambona akamwenyura nk'aho yibwira ko tukiri kumwe buriya ntazi ko arimo kubyina karahanyuze yewe sheri ngwino ngwemo rwose nari ngufitiye urukumbuzi siwe kusigaye usa nk'abazungu usigaye wisigaye amavuta maze rero uretse kunshyagirira kuko atari cyo kinzanye kweki kira mbanze nguhe umukono ubundi nkubwire icy'ingenzi aguze sheri kumuna noneho uje ukunda inama ko mureba nkakubonamo babiri bite yewe nushaka uwo mbonamo batanu
ntatinze mu magambo rero batanavaho baduhagurutsa ntarakubwira ikinzanye. hari ikinze kiguzanye kitari ukunsura ahubwo se wimbwira ko wari waraheze kugeza ubu ngubu rwose igihe cyose cyari gishize utangeraho cyagenze bite? aho narindi nyine niho nje kukubwira. Deho rero nawe urabibona ko imyaka bagukatiye itagira ingano. oya se wiza n'ibyo ngibyo imyaka bankatiye imyaka ingahe ndayirangije urabangwa nose urabona nayihangana. oya se kandi wiza n'iki ubu se imyaka bankatiye nkaba ndangije ingahe yose urumva isigaye yakunanira kwihangana maze n'abafite hejuru y'iyo bankatiye abagore babo baracyafite icyizere ko bazaza bakabasanga ndetse twebwe abandi ni abandi nyine njye niba utanyibuka ndi umurungi uranyumva neza wenda kumva wo karama ngaho mbwira ikuniga ryose nguteze amatwi nyine nibyo nakubwiraga ko imyaka ufite kumara muri ubu buroko itagira ingano ku buryo rwose numva utansanga. utasanga nagusanga subiramo neza none si ikinyarwanda mvuga se ndakubwiye ngo gutegereza si ibintu byanjye nawe urabizi wambaye umubiri ndibaza ko ari igihe waje hano nawe ariko wari kubigenza rwose nk'uburenganzira nifatira ibindi hafi imodoka ntigiye kuzagonga moteri abakora ntotiye batabuze nizere ko wumvise icyo mvuga. amakuru yangeraho hano kuko niyo wararabutse ubu urashaka kubona ko uri mu batumye ngo muri iki cyaha kimejeje mu buroko? ariko none se kubisi itagira inyiturano ni wowe wa mbere byaba byujurijweho ubifata uko ushaka ariko singiye gupfa nifuza ibimara ipfa bihari. hari igihe ko nsigaye nsa nabiki yibaze nawe nyine itoto mfite ntigeze nanagira tukiri kumwe. ntabwo si ibyo bihugu bihagazeho cyangwa uragira ngo wumve akambamo ubu ibintu byose twari tumaze kubakana ubikubye na zeru uhotse inyuma y'isi. uyambwira urashaka kungirira umwana wanjye ipfubyi kandi mpari ndisa umva mbese ngo arishushanya ubu se ofisi yaraye urahazi uko yari urakuzi niba yabonye minerivare urabizi wabaye uti ariko wagize ngo hari nafunzwe nta mitungo nari mfite ubu se za miliyoni zose twavuganye ko ugomba kuzikoresha kugira ngo nzazizanye tuzibyaze izindi umwana wanjye yagira ikibazo kandi zihari. ceceka se nyine ceceka ahubwo hatagira ukumva akagutanga bakamenya ko wigize utagize icyo atunze maze leta igahita iteramo ikaza kugaruza umunani wayicishije ntuzongere no kurihingutsa kuko byakubyarira amazi muri susi nta soni. kugira ngo bagire rero ngo mfitiye impuhwe ndakubwiye ngo iyo ujya kugwa hose urumva ntuzankorere ku byanjye kuko igihe cyose natahira nabikurutsa nabikurutsa nkabikuvanamo n'ayo maso. noneho reka twiyumvikane n'ubundi twahoze twumvikana nuko ari isigira nabi. umva dewo nyemerera rwose nishakira undi mugabo wundi byawe na fisi wawe mbibarekere rwose ariko mbuhore. umva ndakubwiye ngo iyo gatanya ushaka uzayihabwa ntakiriho yewe dewo nk'urubura kugira ngo nditangira umuginga akazi narangiza mbwire ngo arantayakurikiye abandi bagabo hajya ngo ni karambe zo gushuka. umva nkubwire urya inshuro n'inshuti bigashira udahaza umubwirire utyo mugutumyeho. umva reka nkubwire wabishaka utabishaka tuzabana ahari uzi ko nzabona impamvu ntanga yo kuntandukanya nawe ubwo hari leta wacishije iminani itazumva ko ndebye nabi nanjye wamira bunguri. umva nkubwire wa mugore we itonde wa mugore we neza itonde wa mugore wakwitonze yewe kuva namenya ko umuntu wakoze igihano cye neza afungiwe muri gereza ashobora kugabanyirizwa ibihano nanditse mbisaba wakwitonze wa mugore we utazi ko bucya bucyana yandi wa mugore we. ntabyo gutegereza rwose ibintu birapanze. ngo ntabyo gutegereza ibintu warabipanze rwose wabipanga wagira wowe icecekere ariko mba nkubwira mba ngucetse nuko icyo cyaha nacyo bakimanira ariko bitambuza amahirwe yanjye. alo bite se igiko ibyo twavuganye ko nabishyira mu bikorwa ariko ubwo uyu mukecuru tubana niwe uguteye ubwoba. urumva ngo umushenzi aranyita umukecuru kandi ubu ntazi ko ndimo kumwumviriza ibyo arimo nijoro ikize kuri telefone. baba we burya kuko Viviane yari yaragowe reka nkomeze numvirize ibyo arimo. reka wowe yewe tegereza gato nzakwereka kuko nipakura umushenzi kazi. ubu si uko yateye umugabo w'umugongo akanzaho ngewe ngize ikibazo mpura nacyo siko yangenza akato
imitungo yacomowe umugabo we gusa niyo yagenzaga naho ibyo afite nawe urabifite sibyo bebe ubu rero wihanganye ndaje nkwereke uko tuzikina ngo Viviane umugore wanjye wa mbere reka po wari umangayikishije n'iriya shyano ry'umugore nikururiye nkwitesheje ariko humura ni wowe uzabyungukiramo urumva umukubitwa n'inkuba buriya umuti wamuhaye urabitunganya rwose ariko urumva uyu mukubitwa n'inkuba watumye ntandukana n'umwana wanjye agatuma n'ababyeyi bamura amaboko ngo urampigira kubona agasanga izindi shoreke zira ubu nabaye igicibwa kugira ngo nihebere ikishi koko ariko aribeshye ntazi ko namwiteguye muri byose azi ko hari igihe ndi umwana nazanywe n'irari ry'umubiri gusa azi ko se njyewe ntarebaga biriya bifaranga yagombaga kubakisha inzu y'umuryango we hajya ngo twaravanze sha uzatanga undi azayegukane si abagabo mpfa kuba nibitseho akantu gusa maze ukareba ko n'uwo mbyaye atangirukaho reka nze nkwereke ahubwo reka nze nkwereke sha imfubyi yumvira mu rusaku buriya aranyigishije aranyigishije pe kumariza ni ishyano koko niko ni ubaka akantu yamaye ngo nzarangize umurungi yagakuye koko sha ni ishyano nawe rwose ntabwo yoroshye sha reka nzishyire muri iki kirahure ubundi nsukireho umuvinyo ubundi muhereze mubwira ko ari agatuma agira apeti yo kurya nyine mu gihe turiwe tugiye guhita tujya ku meza sha akicyonzi cyo nikamuraza rwose mbivange neza ubundi nujye mu mari yanjye niya Deo umugore we yari yarigeneye iby'abapfunyere nuko bigenda igihe karabizi igiye gusigara mu bari rwose umugabo yarabiharaniye arangije arabisiga ajya kuboreramo uburoko none n'umugabo we none n'umugore we wari warabyigaruye nawe agiye kubisiga ntibagenda ariko ubu igisigaye ni ukwigira hanze ubundi nkaryo twanye nawe mpagaze hejuru na Viviane nyira ntabwo abanegetse guhindezo y'abana nawe akihanagura reka ahubwo ncuguse neza ukore neza sha se waje sheri sheri waje naje shu akira se kuri aka kanyama nkuzaniye ntarashyiramo amazi ngo wumve urakoze cyane rwose nagakaranze byo rero aka kanyama se jya wumve nkorora ntabwo rero n'ubu akanyama nanjye rwose akavinya ubusuma kagutera peti maze mu kanya n'ibitungano neza ukuntu uri butamire ntagira sheri wanjye kira rwose usoma amahoro rwose kararyoshye hanyuma njya kuri aka kanyama uyu muvinyo wazanye ibyo uraryoshye uraryoshye nk'aka kanyama ariko se ubundi buriya Deo warendaga kuntwara kare kose uba ari uri hehe akanyama se nagutekeye urakumva se we numvamo akantu kameze ukuntu kudasanzwe ra inyama washyizemo ibiki nagushyiriyemo ibitazongera gutuma uca inyuma wowe wita umukecuru wazumvise se we numva ngenda nzongerera umurungi inyama wazishyizemo ibiki ariko nanjye umuvinyo ndumva udasanzwe rwose ndumva nangiye kuzengerera rwose karambi kubanza ibyo nagushyiriye mu nyama aribyo nawe wanshyiriye muri uyu muvinyo kandi wowe ryaryihimbwa n'indyamirizi nyine
aho ntiwibwiraga ko undusha ubwenge ndabibona izi nyamasi gusa ariko nawe uwo muvinyu urimo kwiyoshya si gusa ntabwo ari gusa Karambi turapfuye twese ntawe kanye biriya bifaranga twari twarashyize hamwe cyari bwo tujyanye nawe ukaba ubisize ndapfuye Karambize nzize ishyano ry'umugore ntabwo nari kwanga umugore wanjye Viviane n'abana ngo bigwe amahoro dewe wanjye n'umwana wanjye Fisi nabateye umugongo none birangarutse ubu se ko mfuye nungutse Karambize aramitanye ugakubitwa n'inkuba ntacyo ari Karambi reka tujyane ibyacu bizasobanukira ikuzimu kuko mu ijuru Imana ntiyatwakira ntibidusize dukoze Murugi urapfuye burya kuko ibikenya birikenya kandi ngo Imana ihora ihose ayiwe mfite inyota we inyota urumva sinawe ukoma umuntu isi yarigendeye n'umukozi aragenda aya ndumva ariko imbere hariyo abantu bavuga reka nsunike nta nubwo rwari rukinze siko hatari hafunze ayiwe ibi ni ibiki mbona abantu bose ko bazanye ifuro ubu se ninde wanize urimo ukagira Imana ubu se ndatabara n'indekende ndaterura n'indekende nimuntabare abantu nimuntabare ye Ikinamico